mukuri guhari banyakubahwa iyo tubivuga rimwe na rimwe mukatubarakarira hari umukinnyi Adiri yakoze mu mutubwire ntawe hari uzitima ku buryo avuye mu Rwanda bavuga ngo uyu ku mukinnyi buryo avuye mu Rwanda avuga ngo uyu mukinnyi nuwe hari uwo uzi uko yaje yewe sinzi Eric Nshimimana si uwuhewe yewe reka mbabwire kasa uwuhese observation nakoze ikibazo yari biganiro dufite ikibazo cy'abatoza mu Rwanda uyu mukinnyi wa kandi ikibazo kindi gikomereka nkoresha iri jambo mu Rwanda twitabira imikino tuzi n'imikino ariko ntituzi football abantu bajye batandukanya football n'imikino rugby ni umukino handball ni umukino volley ni umukino amagare ni umukino ariko ikintu bita football turi kure yacyo cyane turi kure akenewe turi kure iyo ushaka football kwitera imbere uzana umutoza ngo aze kwigira iwawe hitima uranyibukije kuko uzana umutoza hari ijoro donc mu yandi magambo aperi kore ya diri bigoye kwa diri nta kintu ntacyo kubera ko ni wifite inyungu icyo ni kimwe imuhemba menshi umunsi yerekanwa kubyari biraho ngaho bivugwa ariko nge sinabyitaho mubona muri Sekafa Kagame Cup muri Satoza none umunsi byemezwa ko yerekanwa byabaye ngombwa ko mushaka ndamubura ibaza amazina ye yose Adiri Mohamed Elad kubyandika n'uyu munsi byanditse hahita haza aperi ariko jewe hari ahandi kipe wabona none ngira ikibazo mutaza wasoje rajya impamvu ari akabuza observation gato maze gukora kuri icyo kintu cy'imitoreze Adiri imyaka 3 amaze umwaka wa mbere akorana na Nabil wa kabiri agakorana na Morsho wa gatatu akagenda ungu bakaba gukorana n'undi wari uhari ubushize wo munyatuniziya amaze gukorana n'abungiriza bane ndumva hari Morsho nawe yaragarutse namwe twagarukaga tuvuga tutari ko ibi byo ntabwo ari ikibazo umuntu abakinnyi murananiwe yahawe abakinnyi benshi abatoza wizaniye aperi umwaka wa mbere hagira byibuze warareba ukabona byibuze aperi iragerageza gukina ariko amanota yatangira kugabanuka ubwo yakurwagamo na Gor Mahia mu buryo ubona buri chip busuzuguritse bugayitse ariko uko mbona byibuze uburyo aperi yari ifite gukanyakanya mu mikinire kubyasubiye ko mbona umwaka uko ugenda aperi igenda abakinnyi bagenda ideseri ko mbona urwego rwanze kubivuga bititwa ikindi observation maze gukora genda observation maze gukora kuko uyu munsi wari igihe tuyibwira ibyo ushaka yaraba ko ari kwica intege kandi ishaka gusohoka izagera kure turareba kubera ko yavuyemo aperi kiragiye niyo mpamvu nategereje ubutumwa bw'umwe wa APR ushaka kuvuga ibyo tuvuga niyo mpamvu kiragiye twayihaga amahirwe yo gukuramo Gor Mahia mu buryo butanayiguye cyane Kazungu wabigarutse wari ukiri muri APR umuvugizi uvuga uti cyaba ari n'igitutsi ejo nabonye akavido abantu bakagaruka narakabonye Kazungu aze kunyemerera Kazungu aze kunyemerera ndagapostinga rwose naza gupostinga mbabare kumva ko Gor Mahia ati ni igitutsi cyaba ari n'igitutsi Kazungu ntabivugaga kubera ko yakoraga muri APR narariwe we yararebaga akavuga ati Gor Mahia aperi Gor Mahia kiwango ati cyo ni igitutsi Gor Mahia yarasubiye inyuma ariko bibaze Gor Mahia yatakirwa n'umwataka wa Sudani y'Epfo utazwi kuko nta bushobozi gifite bwatunga tuyisenga bwatunga Kagera yari isigaye ifite abakinnyi ibaza umunyamahanga wa Sudani y'Epfo niwe yatakiraga nawe bikamunanira akavamo ari ukudodadodo bibona ko ari ukudodadodo mu by'ukuri ushobora ariko kubera ko umutoza ikipe atoje bwa mbere iyo ngingo muriho niyo nabwiye afana James nijoro umuherezo ubutumwa ndabwiye ko twibwe umutoza ko namubuze tuzaniwe intego twihaye turimo kuzijyamo araba ikibazo cya urapinga ati ibintu byose ubu babaga bamubwira Kazungu urapinga ntabwo bemera kubwiye babantu ikibazo cya Kazungu cyuna atemera abapinga icya kabiri ubwo kuri coaching ubona nyine urabibona kuntu urwego bakinyi bagenda karite y'abacteri tuvuga n'abakinnyi aho ku munsi w'ejo iyi match wa mugani nuko nta mwanya dufite yapanze n'aba bakinnyi yari ejo urafata umwana bita Placide suku mu expose kugira ngo abantu bamwange uriya mwana suku mu amazi imyaka 2 Kazungu adakina muri ya akina urumva Kazungu akina 6 mu myaka 2 uramucunze match y'umwarabu umushyize muri ya akoze rero kuri match ya pre yateye takere ejo nukumwe expose Kazungu atera takere umuntu kumushyira ku karubanda yateye takere umwarabu aramwihorera ibaza gutera takere ntifate n'umuntu itari ngombwa muri kona
Hitimana urimo uramuhemukira. asigara hasi ufashe umuntu bita Christian umujyanye mu mediateri batatu buriya Christian ari mu mediateri batatu umutoza aratumbuza ngo bari Ari mu batanu bintu atazi. batatu babiri Hitimana yari Mugunga yari uzi ko abakinnyi bakinaga ejo batazibira. Bari batari. Umutoza ari mu yari bintu- Mugunga. umutoza ari mu Nashuti bintu- nawe yaragarukagamo ariko umutoza ari mu bintu bimureba nibyo twashaka kubereka urwego rw'umutoza Ibindi hari ibindi. waraye rugaragara hari hari ibindi ibintu ntemera. birebire twajyamo ariko twashaka kwerekana akantu gato gapati k'umutoza gusa Kazuzi ko kuwa gatandatu hasohotse inkuru igaragaza ko Mugunga ngo atari bukine iyi match ngo yavunikiye mu myitozo. Biriya nibyo mu Rwanda njye narabibwiye Rigani narabibwiye Umwarabu Naramubwiye Rigani nahise mbwira abantu nimugoroba abandi iyi ni mind game. Ntabwo umukinnyi wawe main strike urimo kwica wowe ubwawe ushobora gufotora ifoto wishyire alayin ngurisha mu mutwe ngo adversaire ubu na style ubu se Rayo wakongera kuzana iyo nkuru yindi yo kuvuga ngo bamanzi Thierry wabirisha kuri Rayo gusa hanta na karite y'abakinnyi nabwo ubwabyo iyo myaka 10 ishize karite nabivuze ariko ndavuga ngo byibura Zana umutoza. ushobora no kuvuga Kazu Niba ushobora ugitsimbara kuri politike kimwe. yawe. Kazu ushobora gutsindwa kimwe ukavuga ngo urabona nk'ejo bundi kuri Berkane hari uburyo uhita uvuga ngo biranze ku munota wa nyuma ariko uriye mayine matatu matanu urushwa cyane urushwa ariko apere kimwe ko ari byo Prosper yakubwiye kuri Robert Bitima tsindwa buriya Amavubi niyo yareba twakinye na Senegal dukina umupira utabaho ariko twakubiswe bao moja iki kandi turi gukina n'abantu bakina amashampiyona akomeye batwara za Champions League none adiriwe kubera ko afite abana b'abanyarwanda ni 8 oya mbere nasobanurire none se arakina iki aradefanda arataka reka tuzabikomerezaho ku munsi